hari benshi rero twagiye tuganira bagiye bumva ibiganiro natanze bakanyandikira bagashyira za comment bandi bagaca mu gikari bakambaza ubu ngubu bongeye kuganira nabo basubize. Hari abantu benshi batari kwemera yuko uri umudivantiste, akaba n'abandi bavuga ati nuko yahavuyemo nyine baramushutse yegera muri Babuloni none atangiye gusebya itorero ryacu rizima rizatugeza mu ijuru. Icyo kintu wagisobanura uti? Ubuhanuzi burivugaho nibwo burivuga nk'uko riri, kandi nabwo ntabwo ari ukurisebya kuko uvuze umuntu uko ari ntabamusebya. Kugira ngo mu rutonde rw'amatorero 7 abadivantiste bemera ko ari uruherekane rw'itorero rimwe rya Kristo, abadivantiste hafi ya bose binjiye mu itorero bashaka gusobanukirwa ubwo bwibone babufite hehe. Babufite mu Byahishe 14:12. Baravuga ngo aha niho kwihangana kwabera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera mu kwa Yesu. Ubwo niyo suruse y'ubwibone bwabo. Kandi bakavuga ngo guhamya kwa Yesu ni umwuka w'ubuhanuzi, kandi umwuka w'ubuhanuzi bakawushyira ku muntu umwe gusa, ku muntu umwe ariwe Ellen G. White. Haraso umuntu umwe, umwuka w'Imana ko yasutswe ku gihe cya Pentecote agakwira hose, ndetse Petero agahanura ko abazizera Yesu bose bazakira umwuka wera, bamushyira kuri Ellen G. White wenyine. Kubera iki? Ubundi koko abadivantiste biyitirira ko ari bo torero rya Laodikiya. Umva, iki gitabo mfite ni ubusobanuro bw'ibyahishuwe. Kirabivuga neza rwose, cyerekane neza nkirebi. Dore ngiki cyitwa ngo iki? Ubusobanuro bw'ibyahishuwe na Daniel. Igitabo ni cy'abadivantiste. Bagenda bashimangira ibitabo by'umwuka buhanuzi bya Ellen G. White. Ariko uyu munsi turi buganire ku kuvangirwa kwa Ellen G. White. Uko kuvangirwa kureberwa he? Ubwo ukaba ushaka kutwereka ko rero Ellen G. White ari umuvangirwa. Yego, haraho yavangiwe. Hari abantu bashobora wenda kumva ibitabo bya Ellen G. White kuko ari byinshi cyane, bakavuga ati ibitabo byemewe n'isi yose, noneho uyu musaza aje ati. Ariko icyo nshaka kubabwira ni iki ngiki, nuko ibintu bimaze imyaka irenga 100 kuntu byemerwa n'abantu ku isi yose bakaba batarayishurirwa ko harimo ubuvangirwe. None muzehevu nabandi wowe uje kwerekana ubuvangirwe bwa Ellen G. White, niwe wa mbere yaruje kubyerekana kandi ukiri umudivi. Ugiye kwandika amateka. Okay, twinjiye. Ibyo nshaka kwerekana bya mbere ni ibinyurane. Niyo bavuga ko Yesu yavuye ahera arangije umurimo w'ubuhuza agasiga hakinze tangiye umurimo w'ubucamanza, ubundi ubutumwa bwiza butagira umuhuza, ko tudafite umuhuza twaba tujya he? Abavuga butumwa bavuga ubutumwa ku isi barabuvugira iki? Aho niho yagoretse, abantu ntibumva ko hagoretse. Bakomeza kuhagenda uko bw'icyubahiro bamwubaha, bumva yuko bari kugenda mu butumwa bwiza. Sibyo barabihamya neza kuko Yesu yinjiye mu bucamanza by'ubuhuza ntabigihari. Iki si igitabo se? Niba havuga ngo uru rugi ntirwigeze rukingurwa kugeza igihe umurimo wa Yesu w'ubuhuza mu cyumba cy'ahera mu buturo bwera wari urangiye mu mwaka w'1844. Urumva wari urangiye. Nibwo Yesu yahagurutse akingura urugi rw'ahera. Azakingura urugi rw'ahera cyane. Sanga icyo Ellen White yibanzeho si kubwo kwera kwa Kristo, si kubwo gukiranuka kwa Kristo, si kubwo kutubera umuhesha w'agakiza, ahubwo ni kubwo kujya gukingura kugira ngo ya mategeko agaragare abari yatubera hari. None se Yesu yemera gusiga abantu mu ruja akaba Satani kugeza ubwo banasenga Satani abireba? Hakiri iterano nirihe? Ngiye nashaka kurimenya. Iryo terano ahubwo ni ryaba ari abadivantiste? Oyo abo bavuga yuko ahubwo ari abaprotestanti. Iki gitabo ni inyandiko z'ibanze. Yes. Reba iyo titire y'aya magambo. Iki gitabo ndacyamamaza, ni kugikorera publicité kugira ngo abantu benshi bazanakigure barebe ubu buyobe bwa Ellen White bakurikije Bibiliya. None muzehe ko abadivantiste ari bo bantu biyemera cyane ko ari abasomyi ba Bibiliya ku rwego rukomeye, ubwo tuvuga ngo utari umusomyi wa Bibiliya. Erega gusoma no kumenya biratandukanye. Babuze gusenga ngo Imana ibahishurire, ahubwo barasoma Bibiliya babera nk'ishyamba bahabiramo. None se bakayisoma kandi bagendera ku murongo w'ibitabo bya Ellen G. White. Yego. Impamvu nabasezeye uyisome nawe uzi gusoma, bumve abantu bumve impamvu nasezeye. Ntabwo nasezeye ntabanje gutanga imiburo. Vunabandi Nepomuseni wari umwizera w'itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa 7 intara ya Kabarondo ku wa 17 z'ukwa 6/2022. Impamvu gusezera ku itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa 7. Bwana muyobozi w'itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa 7 rya Kabarondo, maze kubona ubusobanuro bw'umwuka wera bunsobanurira iby'ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi byanditswe n'itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa 7, naguze kabisoma ngasanga ubusobanuro buvuguruzanya ubwabyo ndetse ntibihuze nuko Bibiliya itwigisha. Icyo gitabo narakibashyikirije ngo mumfashe gusuzuma niba ibyo nanditse mwambonera ubundi busobanuro bwakivuguruza. Bw'iyo mpamvu yo kutansubiza no kumva ko ntanyuzwe no gukomeza kwigishwa no kwigisha ibidahuye nuko nizera, bisema kubandikira mbasaba ngo munkure mu gitabo mwanyanditsemo nk'umwizera mufite mu itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa 7, kuko imyizerere
yanjye itagihuje n'ibyo nigiye muri iryo torero. Mbaye mbasezeyeho, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Yari Vunabandi Nepe Hussein. Niyihe nama wagira abadivantiste? Inama nagira abadivantiste nuko bakizera Bibiliya, bakizera Yesu Kristo waducunguye, bakizera imbaraga y'Umwuka Wera ihindura umutima, ariko bakareka kwizera Madamu White n'inyandiko ze. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye azakwambika ikamba. Reka twongere tugusuhuze kandi twifuriza amahoro y'Imana, nshuti mukundwa kandi mwene data, wowe muvandimwe ubana natwe buri munsi. Kurikira ubutumwa bwiza bukomeza gutambuka kuri Iron TV, shakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Imana iguhe umugisha cyane. Turasuhuza abantu mwese mudukurikira muri hano gihugu cyacu cy'u Rwanda, majyepfo n'amajyaruguru, burasirazuba n'iburengero bwaryo, ndetse tudaseze n'umujyi wa Kigali. Mwese muhabwe umugisha n'Imana. Turasuhuza abandi mwese mudukurikira mu bihugu bidukikije, abarundi inshuti zacu cyane zakadasohoka, ndetse n'abandi bari muri Kongo, aho ngaho za Masisi, abari za Goma mu mvurimi w'ikinyarwanda. Turabasuhuje Abagande, turabafite benshi Bugande, turabafite benshi muri Kenya, turabafite benshi muri Kongo Kinshasa. Mwese mugubwe neza cyane. Abandi muri mu bihugu bitandukanye, muri Zambia, Malawi, Zimbabwe, Mozambique, Madagascar, abari Maroc, abari South Africa, Central Africa, n'ibindi bihugu bitandukanye byo muri Afrika. Mukurikira ubutumwa bwiza kuri Iron TV, muhabwe umugisha n'Imana. Turasuhuza bari ku mugabane w'Uburayi mwese mu bihugu bitandukanye, Imana ibahe umugisha. Bari ku mugabane wa Amerika, muri state zitandukanye turabona benshi. Turasuhuza abadukurikiye bari muri Australia n'abari muri Aziya cyane. Tugira abantu dukurikiye bari mu Bushinwa no mu Buhinde, ndetse no muri Korea y'Amajyepfo. Mugubwe neza kandi Imana ikomeze kubitaho. Turagarutse mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi n'umukozi w'Imana Vunabandi, mumaze kumenya kandi mukunze, ufite ubuhamya bukomeye bw'imyaka yari amaze mu itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi, n'ibyo yagiye abonamo, n'ibyo Imana yagiye muhishuriramo, ndetse bimwe bigaragaza ubuyobe bagiye bagira bwinshi. Uyu munsi rero reka tumwakire adusuhuze, kuko tugufitiye ibintu biryoshye. Noneho tugiye kwimbika cyane ku muntu watangiranye n'iri torero witwa Ellen G. White. Turashaka kumuvugaho uyu munsi. Turagusaba kugira ngo ubane natwe iki kiganiro gitangize kugisoza. Reka tumuhe ikaze, nubwo wamurebaga agusuhuze, yibwire umushyashya uje uyu munsi, kugira ngo tubane tuziranye. Imana iguhe umugisha. Musaza Vunabandi. Murakoze cyane. Nk'uko umaze kubivuga, nitwa Vunabandi Nepe Hussein, kamaze imyaka myinshi mu badivantiste b'umunsi wa karindwi. Ni itorero nagiyemo mfite inzara n'inyota byo gukiranuka, kandi nkunda kuryigiramo byinshi, nanjye nigisha byinshi. Ariko inzara n'inyota najyanyemo hari igihe byabaye nk'ibishize, ariko birongera birahaguruka biragaruka. Bituma rero mu byo nagendaga nsoma mu bitabo byabo, ndetse nanagize uruhare mu kubyandukura nkabikwirakwiza, cyane cyane nk'ubusobanuro bw'ibyahishuwe na Daniyeli, ubutumwa buheruka n'ababwiriza, intambara ikomeye ntoya. Hari n'ibindi nagendaga nkaporora nkabikwirakwiza nk'uko biri, ntacyo mpinduyeho. Kubw'ibyo rero igihe cyarageze biba ngombwa ko noneho nongera kwimbika. Rero kugira ngo nkomeze, reka mbanze suhuze bose. Ndabasuhuje mwese bari mu bihugu bitandukanye nk'uko mwene data amaze kubivuga. Nishimiye kandi nanjye kongera kugaruka imbere ya kamera kugira ngo twongere tuganire. Hari benshi bagiye bumva ubutumwa nagiye mvuga, n'igitabo nanditse kibaza ngo ese koko Philadelphia yacyuye igihe. Ikindi gifite n'ubu, abazagishaka nzakibagezaho, haba mu buryo bwa internet cyangwa se mu buryo bwo kugisoma, bakagisoma mu mpapuro nk'uko kiri. Ubwo rero amazina yanjye ni Vunabandi Nepe Hussein, ndi umunyarwanda, umudivantiste umaze imyaka myinshi mu Adventiste b'umunsi wa karindwi. Nimero zanjye ni 0765 35 35 778 65 35 36 9.
hari benshi rero twagiye tuganira bagiye bumva ibiganiro natanze bakanyandikira bagashyira za komenti abandi bagaca mu gikari bakambaza ubu ngubu bongeye kuganira nabo mbasubize ariko mbere yuko dutangira reka tubanze dusenga Imana. Data rero mu ijuru turagushimye kubw'ineza n'urukundo warutugirira izina ryawe rihimbazwe waturemye ku ishusho yadushyira ku isi y'abazima uraturinda ubonye ducumuye ducunguza amaraso y'umwana wa Yesu Kristo wohereje mu isi abyarwa n'umugore akurana n'abana b'abantu hari umuziranenge igihe gikwiriye gisohoye wemera ko bambwa ku musaraba kugira ngo abe igitambo cy'abanyabyaha bose bazamwizera ni ukuri Data turabigushimiye turi imbere yawe kugira ngo tuvuge ubwiza bwawe tuvuge urukundo rwawe tuvuge gukomera kwawe tuvuge Data ugira neza uburyo wadukunze turagusaba kugira ngo umwuka wera wandikije ijambo ryawe abane natwe kandi abarutuma turisobanukirwa dufashe kandi turinde kandi dukomeze kandi ukomeze icano n'izindi zose zamamaza ubutumwa bwawe mu mahanga yose ku isi yose ukomeze kudufasha no kuturinda tubisaba mu izina rya Yesu amen. Tukiri aho ngaho mbere ko twinjira kuri kusaganyamatsiko yacu uyu munsi hari abantu benshi batari kwemera yuko uri umudivantiste hakaba n'abandi bavuga ati ni uko yahavuyemo nyine baramushutse yegera muri Babuloni none atangiye gusebya itorero ryacu rizima rizatugeza mu ijuru. Icyo kintu wagisobanura uti? Bene Data ntabwo nasebye itorero ahubwo ubuhanuzi burivugaho nibwo burivuga nk'uko riri kandi nabwo ntabwo ari ukurisebya kuko uvuze umuntu uko ari ntabamusebeje. Ngira ngo mu rutonde rw'amatorero 7 abadivantiste bemera ko ari uruherekane rw'itorero rimwe rya Kristo uhereye kuri Efeso ukageza kuri Laodikiya reka nyavuga ko akurikirana Efeso, Simuruna, Perugamo, Tuatira, Sardo, Philadelphia, Laodikiya. Abadivantiste hafi ya bose binjiye mu itorero bashaka ukuri bashaka gusobanukirwa n'amateka bazi ko turi mu itorero rya 7 ariryo ryitwa Laodikiya. Laodikiya rero bisobanura ngo guca urubanza kandi bigasobanura akazuyazi ribwirwa ngo uwita amen. Ayo ni amagambo ari mu Byahishuwa igice cya 3 uhereye ku murongo 13 ngakomeza aravuga ngo wandikira marayika w'itorero ry'i Laodikiya uti uwita amen umugabo w'ukiranuka w'ukuri inkomoko y'iby'Imana yaremye aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire nukuri kuko uri akazuyazi udakonje kandi ntubire ngiye kukuruka kuko uvuga uti ndi umukire ndatunze ndatunganiwe ntacyo nkennye utazi ko uri umutindi wo kubabarirwa ndetse uri umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa dore ndakugira inama ngureho imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara ngureho n'izabatunganijwe mu ruganda kugira ngo ubone kuba umutunzi kandi ngureho umuto gusiga ku maso kugira ngo umuke abo nkunda bose ndabacyaha nkabahana ibihano nuko rero gira umwete wihane dore mpagaze ku rugi ndakomanga umuntu numva ijwi ryanjye agakingura urugi nzinjire dusangire unesha nzamuha kwicara nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami nk'uko nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Aya magambo rero yandika itorero ry'i Laodikiya ntabwo itorero ry'i Laodikiya ryayigobotora kandi ari ubuhanuzi bitewe n'uko itorero ry'i Laodikiya rirabwirwa ko ari akazuyazi rikabwirwa ko ridakonje kandi ntiribire rikabwirwa ko ikiriteye kuba akazuyazi ari ubukungu ryiyiziho Imana itariziho. Mu yandi magambo ni ubwibone kuko uvuga uti ndi umukire ndatunze ndatunganiwe ntacyo nkennye. Ariya magambo rero y'ubutunzi n'ubukungu atuma ridashobora kugura iby'ingirakamaro akunze kuboneka cyane cyane ubwo bwibone babufite hehe babufite mu Byahishuwe 14:12 Byahishuwe 14:12 haravuga ngo aho naho kwihangana kwabera kuri bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera mu kwa Yesu. Ubwo niyo suruse y'ubwibone bwabo uko kwitondera amategeko y'Imana bakagira guhamya nko kwa Yesu kandi bakavuga ngo guhamya kwa Yesu ni umwuka w'ubuhanuzi kandi uwo mwuka w'ubuhanuzi bakawushyira ku muntu umwe gusa ku muntu umwe ariwe Ellen G. White. Haraso umuntu umwe umwuka w'Imana ko yasutswe ku gihe cya Pentecote agakwira hose ndetse Petero agahanura ko abazamwakira bose abazizera Yesu bose bazakira umwuka wera bamushyira kuri Ellen G. White wenyine. Kubera iki kumva ko ari uzahagara itorero rero ntabwo
nkuko bamwe bashobora kuvuga bati urasebya itorero, ntabwo ndisebya ahubwo ndarivuga uko Yesu yarivuze. Ariko ikibazo gihari ubundi koko abadivantiste biyitirira ko ari bo torero rya Laodikiya. Umva, iki gitabo mfite ni ubusobanuro bw'ibyahishuwe. Kirabivuga neza rwose, cyerekane neza nkirebi. Dore ngiki cyitwa ngo iki? Ubusobanuro bw'ibyahishuwe na Daniel. Igitabo ni cy'abadivantiste. Ni cy'abadivantiste. Yego twarangije. Bo baravuga ngo kutimenya n'ishyano itorero ryagushije, ngo tuvuga ko turi abakire nyamara turi abatindi bo kubabarirwa, ngo ndetse turi impezamajyo. Ngo aka kajambo ngo utazi ngo ugasome kandi ugaceho umurongo, ngo kutimenya n'ishyano iri torero ryagushije. Urumva rero nabo ubwabo barabyiyemerera. None se niba ko bavuga ko ari abasomyi cyane bacukumbura cyane, kuki biyitirira itorero rya Laodikiya kandi itorero rya Laodikiya rivugwaho amagambo aremereye yerekeza ku kurimbuka? Ahubwo ongeraho ko bavuga ko nta rindi torero Imana izahagurutsa. Nta rindi ngo niryo. Ngo niryo niryo rya karindwi, nta rya munani ririho. Nyamara hari ikintu bagenda birengagiza. Birengagiza ubutumwa bw'abamarayika batatu. Ariko nabwo si ukubwirengagiza kundi, ahubwo bavuga ko ubwo butumwa bw'abamarayika batatu ari bo babuvuze. Ariko ntabwo ariko biri. Kuko ubutumwa bw'abamarayika batatu mu itangiriro nako mu byahishuwe igice cya mbere umurongo 19 na 20 havuga ibyuko Yesu yahishuye iby'inyenyeri ndwe yarafashe mu kuboko kw'iburyo. Ko ari ibitereko by'amatabaza, ko ari amatorero, inyenyeri ndwe yarafashe mu kuboko kw'iburyo ko ari abamarayika bayo matorero. N'ibitereko by'amatabaza ari ayo matorero. Ubwo rero bikongera kugaragara ko yageze ku itorero ry'i Laodikiya, bigaragara noneho ko ari hanze. Uhagaze ku rugi, ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Kandi nta komanga ari mu nzu, umuntu akomanga ari hanze. Wakwibaza rero uburyo yasohotse akaba ari hanze, noneho kandi akaba ari gukomanga ngo wumve ijwi akingura urugi, kandi ukibaza ukuntu nta rindi torero noneho rindi rivugwa rizasohoka. Byose byashoboka bite? Abo bamarayika batatu bavuga ntabwo ubutumwa bwabo ari bo babubwirije, ahubwo bufite ubundi buryo, bufite ubundi buyobozi. Imana izahagurutsa ubwo butumwa bwamamare, butume abantu bose babwirwa ubutumwa, butume abantu basohoka muri Babuloni, butume abantu basanganira Yesu bari mu itorero rimwe yatoranije. Ubushize mu kiganiro cy'ubushize twakoze ikiganiro kirebana n'amategeko n'isabato, aho watwerekaga yuko isabato nta hantu ihure n'agakiza. Hari komantere nabonye kirimo no kurebwa cyane ikiganiro, kandi nabonye abantu benshi barandika bagushimira, kandi abenshi ni abadivantiste bavuga ko bari kugenda bamenya umucyo. Ariko harimo umuntu umwe wanditse arandika aravuga ngo ni nkubaze, ngo mubaze niba yemera abagorozi b'abadivantiste. Abagorozi b'abadivantiste ndabazi, ariko simbemera. Kubera icyo utabemera? Impamvu ntabemera nuko ibyo bashaka gushyira ku murongo n'ubundi ni iby'abadivantiste. Nta kintu na gito bongeraho, nta n'icyo bahakana mu cy'abadivantiste. Ahubwo bagenda bemera iby'abadivantiste bagombaga kwemera bakabidohokaho, kandi ibyo bashaka kwemera n'ubundi nibwo bukungu Yesu abashinja. Kuko kuvuga uti umukire ndatunze natunganiwe, bagenda bashimangira ibitabo by'umwuka buhanuzi bya Ellen G. White. Ariko uyu munsi turi buganire ku kuvangirwa kwa Ellen G. White. Uko kuvangirwa kureberwa hehe? Kureberwa muri Bibiliya no kubwo ubwe yivugiye. Kuko uyu muntu avuze ibinyuranye n'ibyanditswe muri Bibiliya, kuba ari ukuvangirwa. Ubwo ukaba ushaka kutwereka ko rero Ellen G. White ari umuvangirwe? Yego, hari aho yavangiwe. Erega ubundi hari abantu bashobora wenda kuba bazi ibitabo bya Ellen G. White kuko ari byinshi cyane, bakavuga ati ibitabo byemewe n'isi yose, noneho uyu musaza aje ati. Ariko icyo nshaka kubabwira ni iki ngiki, nuko amazi ashobora kuba yuzuye ikirahure, habwa mw'uruvuzo cyangwa se agasimba, ntabwo wayamira uyareba gutyo. Ni waba ukiyanyweye, ugomba kugakuramo. Niko rero n'ijambo ry'Imana kugira ngo ryivange si ukurihakana, ahubwo ni kurigoreka. Kandi igoretse ikintu, uretse kuba ukirebesheje murongo utari uwacyo, ariko kiba ari cya kindi. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana avuga ni rya rindi, ariko hari aho rigoreka. Iby'Imana yavuze akabisobanura mu buryo butari bwo, kandi ababyumva bakabyakira bakabisamira hejuru nk'aho ariko yabivuze. Uyu munsi tugiye kwinjira rero kuri ubwo buvangirwe bwa Ellen G. White. Se no kuvangirwa no kuyoba kubera iki? Kuko ibintu yanditse, numvise ko yanditse ngo ibitabo bigeze muri 40 n'udukuru tw'udutabo ngo tugize mu 5,000. Ariko uravuze uti byemewe
hafi ku isi yose, cyane n'amatorero yose y'abadivantisite ku rwego rw'isi, ku badivantiste ku rwego rw'isi. Ukibaza ibintu bimaze imyaka, si ubu ntigera nko mu ijana, irarenga 100. aha, ibintu bimaze imyaka irenga 100 kuntu byemerwa n'abantu ku isi yose, bakaba batarayishurirwa ko harimo ubuvangirwe. None muzehevu n'abandi, wowe uje kwerekana ubuvangirwe bwa Ellen G. White, turagira ngo none ubitwereke neza kugira ngo abantu babimenye, ariko sinzi ko n'ubundi bazabyemera, kuko niwo hari wa mbere uje kwerekana ko Ellen G. White harimo ubuvangirwe bwinshi uri mu badivantiste. Niwo wa mbere hari uje kubyerekana kandi ukiri umudivi. Ugiye kwandika amateka. Okay, twinjiye. Twinjiye. Ibyo nshaka kwerekana bya mbere biri mu byahishuwe igice cya 3 ku murongo here ku murongo wa 7, urwandiko rwandikiwe abi Philadelphia. Muri urwandiko rwandikiwe abi Philadelphia haravuga ngo, wandikire marayika w'itorero ry'i Philadelphia uti, wera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntagire ukinga, kandi ukinga ntagire ukingura. Aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye, kandi ntawe ubasha kurukinga, kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntiwihakane izina ryanjye. Uru rugi Ellen G. White, nako uru rugi itorero ry'i Philadelphia ryabwiwe, ariko nza kubanza kwerekanaho ibyo Ellen G. White yabivuzeho binyuranye narwo. Yesu yabanje gutanga ubuhamya, ari wabonekeye iri torero. Aravuga ati, uwera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntagire ukinga, kandi ukinga ntagire ukingura. Aya magambo ni ubuhamya bwa Yesu ubwe, yerekana ko ari ukinga ntagire ukingura, kandi akingura ntagire ukinga. Ariko icyo agiye kwerekana ni urugi afunguye kugira ngo rushyire imbere y'itorero ry'i Laodikiya. Ku murongo wa 8 haravuga ngo, nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye, kandi ntawe ubasha kurukinga. Uru rugi rero ntabwo rufitwe na Yesu, ahubwo no kwerekana ko iyo rukinguye ntawe urukinga, n'iyo rukinze ntawe urukingura, ariko yarushyize imbere y'itorero. Abadivantiste ubwabo muri iki gitabo cy'ubusobanuro bw'ibyahishuwe basobanura ko urwo rugi ari ivugabutumwa yakinguriye itorero ry'i Philadelphia kugira ngo rivuge ubutumwa, ndetse bakavuga uburyo abantu b'i Philadelphia bamaze kumva ubwo butumwa, babonye n'ibimenyetso byerekana ko Kristo agiye kuza, bagurishije ibintu byabo kugira ngo bohereze ababwirizabutumwa hirya no hino ku isi. Batangiye kohereza ababwirizabutumwa mu 1793, bohereza uwitwa Robert Mufati, bohereza n'abandi. Bagurisha ibintu byabo, bahanga ingaga zo gucapa Bibiliya kugira ngo biri ku isi yose, abantu bajya bavuga ubutumwa bafite n'ibyanditswe byera. Ariko noneho Ellen G. White we muri iki gitabo cy'inyandiko z'ibanze, uru rugi yarukuye ku itorero, ahubwo aruha Yesu. Kandi Yesu we yaravuze ngo, ukinga ntagire ukingura. Aravuga amagambo ati, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye nkubwira itorero. Iki gitabo ni inyandiko z'ibanze. Yes. Ku ipaje ya 56 havuga ngo, urugi rukinguye n'urukinze. Reba iyo titire y'aya magambo. Urugi rukinguye n'urukinze. Yes. Yego. Kansama amagambo yanditsemo, mwumva ukuntu urugi yarukuye ku itorero ry'i Philadelphia, ahubwo akarushyira kuri Yesu. Aravuga ngo, urugi rukinguye n'urukinze. Ku isabato, ku itariki 24 z'ukwa 3 1849, twagize amateraniro meza kandi ashimishije, turi hamwe n'abavandimwe bacu Topifamu bo muri leta ya Maine. Mwuka wera yaje kuri twe, maze mu mbaraga y'Umwuka njyanwa mu murwa w'Imana ihoraho. Neretswe ko amategeko y'Imana no guhamya kwa Yesu kwerekeye iby'urugi rukinze bitagomba gutandukanywa, kandi ko igihe amategeko y'Imana agomba kumurikisha ubwiza bwayo bwose, ndetse n'igihe ubwoko bw'Imana bugomba kugeragereshwa ukuri ku isabato, cyari igihe urugi rw'ahera cyane ho mu ijuru rwari rukinguye. Aho niho hari isanduku y'isezerano rimwe amategeko 10.
uru rugi ntirwigeze rukingurwa kugeza igihe umurimo wa Yesu w'ubuhuza mu cyumba cy'ahera mu buturo bwera wari urangiye mu mwaka w'igihumbi 844. Avuga ko uru rugi rukinguye ruvugwa hano mu byahishuwe 3 umurongo wa 8 ngo ikiza imbere yawe urugi rukinguye kandi ntawabasha kurukinga. Ngo uru rugi ntirwigeze rukingurwa kugeza igihe mu mwaka w'igihumbi 844. Nyamara Pawulo we asobanura uburyo intumwa nabihamishije amasomo uburyo intumwa zakinguriwe amarembo kugira ngo zijye kuvuga ubutumwa. Ari amatorero ya Efeso, Simuruna, Perugamo, Philadelphia, Laodikia. Ari na amatorero intumwa Pawulo yahanze hamwe n'abandi bakristo b'intumwa bo mu gihe cya mbere. Harimo na Tesalonike, harimo na Furugiya, harimo n'ahandi henshi atanditse muri ariya. Aho ngaho rero muri iki gitabo cy'ubusobanuro bw'ibyahishuwe bagiye batanga amasomo yerekana ko bakinguriwe urugi kugira ngo bajye guhamya mu mahanga. Ariko bakavuga ngo uru rugi ntirwigeze rukingurwa kuva mu kinyejana cya mbere kugeza mu mwaka w'igihumbi 844. ntabwo urwo rugi rwakinguwe. Noneho hakavuga ngo nibwo Yesu yahagurutse akingura urugi rw'ahera, maze akingura urugi rw'ahera cyane, atambuka ku mwenda ukingiriza ahera cyane, ariho ahagaze ubu iruhande rw'isanduku y'isezerano, ari naho ibyiringiro by'Abisirayeli biri. Urumva ko aho ibyiringiro by'Abisirayeli biri ntabwo ari kuri Yesu, ahubwo ari kuri ya sanduku y'isezerano irimwe amategeko. Kandi akavuga yuko ngo Yesu yarukinguye noneho umurimo w'ubuhuza urangiye. Kibaza ngo ese niba ubundi uru rugi nubwo ari kuri Yesu atari we rwahawe, Yesu ko atanze ubuhamya avuga ko ari ukinga ntagire ukingura, ariko nubwo arumuhaye akaba avuga yuko umurimo w'ubuhuza wari urangiye, rukinguriwe kugira ngo rumare iki. Yesu yavuye ahera arangije umurimo w'ubuhuza, yinjira ahera cyane kugira ngo atangire umurimo w'ubucamanza. Ubwo bucamanza Yesu ari gukora umurimo w'ubuhuza yarawushyize hasi, ubundi abanyabyaha bakwihana bate muri iki gihe ubwo byaba bikimaze iki? Ubu urukuvuga ngo Yesu rero we arimo gukusanya urubanza. Nta bintu by'ivugabutumwa ryo guhuza abantu n'Imana nta bikibaho. Noneho hano harakomeza ngo muze ihangane gataha hano tubatinde cyane. Yego. Kuko ni ikintu gikomeye cyane. Niba Ellen G. White yavuze ati nabonye ava ahera, yinjira ahera cyane, kandi ahera wari umurimo wo guhuza abantu n'Imana. Ngo asigana hakinze rwose. Gasiga hakinze. Ahubwo yinjira ahera cyane noneho mu birebana n'urubanza. Ubu uyu munsi abavugabutumwa bavuga ubutumwa ku isi barabuvugira iki? Aho niho yagoretse, abantu ntibumva ko hagoretse. Bakomeza kuhagenda uko bw'icyubahiro bamwubaha, bumva yuko bari kugenda mu butumwa bwiza. Nyamara kandi wagenzura ugasanga ni ibinyurane. Niyo bavuga ko Yesu yavuye ahera arangije umurimo w'ubuhuza, agasiga hakinze, akajya ahera cyane atangiye umurimo w'ubucamanza. Ubundi ubutumwa bwiza butagira umuhuza ko twavuye mu nda za mama twambaye ubusa nk'uko Dawidi yabivuze. Tudafite umuhuza twaba tujya he? Umwana wese aravuka, nyina akamwonsa, akaruma ibere, akagira gute, agatangira gukubita nyina nta nicyo nyina yamwimye, ugasanga nyina rimwe hari ati nanjye ndagukubita. Ijambo Munyarwanda cyangwa se umuntu wese amenya w'umubyeyi ni ukubwira umwana ngo ndagukubita, kandi amubwira ko ari amukubita mwitura amakosa ari gukora. Ni ukuvuga ngo turuvuka turi abanyabyaha, hatabonetse umuhuza. Yesu akaba yaravuye ahera akinze, nta muhuza ugihari, ubwo twaba turi kujya he? Sibyo barabihamya neza kuko Yesu yinjiye mu bucamanza by'ubuhuza nta bigihari. Iki si igitabo se? Niba bavuga ngo uru rugi ntirwigeze rukingurwa kugeza igihe umurimo wa Yesu w'ubuhuza mu cyumba cy'ahera mu buturo bwera wari urangiye mu mwaka w'igihumbi 844. Urumva wari urangiye. Nibwo Yesu yahagurutse akingura urugi rw'ahera, maze akingura urugi rw'ahera cyane, atambuka ku mwenda ukingiriza ahera cyane, ariho ahagaze ubu iruhande rw'isanduku y'isezerano, ari naho ibyiringiro by'Abisirayeli biri. Uretse ko n'aha hantu bongeye kuharemengetanya mu ntekerezo zabo, ariko Bibiliya itubwira neza yuko igihe Yesu yapfiraga ku musaraba, umwenda ukingiriza ahera watabutsemo kabiri ugera hasi. Ni ukuvuga rero ngo niba ubuturo bwera bwo mu isi bushushanywa ubwo mu ijuru, ntabwo uwo mu isi waba waratabutse ubwo mu ijuru usigare. Mu ijuru nta hera na hera cyane hahari. Pawulo atubwira mu Baheburayo 9:12 ko Yesu yazamuwe akajya ahera cyane, atazamuwe n'ibitambo
by'amapfizi n'intama, ahubwo azamuwe n'igitambo cye bwite, nibwo yagiye ahera cyane. Rero Yesu arahera cyane, ari kutuvuganira. Niko ubutumwa bwiza bwo kuri buri. Ntabwo Yesu ari mu murimo w'ubucamanza, ko umurimo w'ubucamanza nta nubwo ari umurimo azatindamo cyane, ko umuntu wese Imana izamuha umutima wo kwicira urubanza, ku buryo buri muntu wese azahagarara imbere y'intebe y'imbabazi avuga ati Imana uruwera uruwera. Nuko komeza utware ku buvangirwa. Nabonye Yesu ko yari yakinze urugi rw'ahera, kandi ko nta muntu n'umwe ushobora kurukingura, ndetse mbona yarakinguye urugi rw'ahera cyane, kandi ko nta n'umwe ubasha kurukinga. Dore amasomo batanze n'ubundi ni ibyahishuwe 3:7 n'uwa 8. Ikindi ni uko igihe Yesu yari yarakinguriye urugi rw'ahera cyane, hari isanduku y'isezerano, amategeko yarabagiranaga amurika ku bwoko bw'Imana, bityo bakaba bari kugeragezwa ku bw'ingingo y'isabato. Usanga icyo na White yibanzeho si kubwo kwera kwa Kristo, si kubwo gukiranuka kwa Kristo, si kubwo kutubera umuhesha w'agakiza, ahubwo ni kubwo kujya gukingura kugira ngo ya mategeko agaragare, abari yatubera hari ubwo rukukiza. Niho hano yafokasinze cyane. Cyane cyane icyo yari yibanzeho ni ukwerekana amategeko, ariko nayo cyane cyane isabato. Nicyo Yesu mbega yararimo gukora kugira ngo amategeko yagaragaze cyane. Ni kweri nawe itabivuga, ariko ntabwo ariko biri. Nta cyane cyane ko uru rugi bavuga n'ibi bintu bakurikije ya minsi 2300 yari yararangiye. Noneho bakayita imyaka 2300, nta kuntu rero n'ubundi hari gukorerwa mu icyiza, harabanje kuboneka kwibeshya gukabije. Iminsi 2300 yarangiye Yesu ataravukira mu isi, ariko bo bayihindura imyaka, barayikurura kugeza ubwo bageze kuri ibi bintu by'ibinyoma bagiye bashyira imbere y'abantu, ariko abantu bakabyakira nk'abakira amazi afutse, ku buryo abantu bakiriwe ubutumwa kugira ngo bumvishe neza yuko Yesu Kristo ari uduhesha agakiza, ugakura mu isabato, yacika n'umutwe rwose. Noneho rero hari ahandi nanone ku ipaje 65 muri iki gitabo cy'inyandiko z'ibanze. Iki gitabo ndacyamamaza, ni kugikorera publicité kugira ngo abantu benshi bazanakigure, barebe ubu buyobe bwa Ellen White bakurikije Bibiliya. Kuko ubundi iyo utari umusomyi wa Bibiliya ntushobora kumenya aho umwuka w'ubuhanuzi, ibyo bise umwuka w'ubuhanuzi biyobereza abantu. None muzehe, ko abadivantisi ari bo bantu biyemera cyane ko ari abasomyi ba Bibiliya ku rwego rukomeye, ni gute uvuga ngo utari umusomyi wa Bibiliya? Erega kumenya, gusoma no kumenya biratandukanye. Babuze gusenga ngo Imana ibahishurire, ahubwo barasoma Bibiliya babera nk'ishyamba bahabiramo. None bakayisoma kandi bagendera ku murongo w'ibitabo bya Ellen G. White. No kuvuga ngo ntacyo bashobora kugenzura na gitoya kubwo bababanjirije. Nose niba hari havuga ngo bizageza iminsi 2300 uko bukiye bukira ubuturo bwera buzabone kwezwa, bakaba baranditse banerekana ubuturo bwera uburyo bwahumanijwe n'itegeko rya Antiochus Epiphanes, bukaza guhumanurwa bukezwa n'intambara ya Matatiyasi. Ibyo ko biri mu gitabo cyabo, bakomeza bate kuvuga ko ari imyaka 2300 ubuturo bwera buzabone kwezwa, noneho bakazana ubuturo bwera bwo mu ijuru. Kandi ubuturo bwera bwo mu ijuru bwakwezwa se gute? Bwandujwe nande? Imana yari kubanguza ubuturo bwera bwo mu ijuru kandi ntawabwanduje. Satani yaramwirukanye kera, hagombaga kwezwa hezwa icyanduye. Ubuturo bwo mu isi bwandujwe n'ubutegetsi bwa Antiochus Epiphanes bo mu Giriki, ugeranywa na rya hembe ryashamitse ya mahembe ane ya sekurume y'ihene ivugwa muri Daniel igice cya 8, ngo ku ihembe ryayo rimwe hashamitseho agahembe gato karakura ibihembe rinini, ngo ririkuza kireshyeshya n'umugabo w'ingabo, rimukora igitambo gihoraho, inyenyeri zimwe ziribijugunya hasi, ibyera byinshi bijugunya hasi birasiribanga. Kandi ubwo busobanuro biyemerera neza yuko ari Antiochus Epiphanes avutse mu rubyaro rwa Antiochus, nako avutse mu rubyaro rwa Kasanderi, ariwe wazamutse agakuraho isabato, agakuraho umuhango wo gukebwa, agakuraho akanyaga ibintu byose byo mu rusengero bakoreshaga umurimo w'ubutambyi, ku gicana akahazana ingurube, cyari kizira mu Bisirayeli. Ibyo nibyo Daniel yerekwaga, abona ko ubuturo bwera bwahumanijwe. Ese mu ijuru nta buturo bwera bwaho ntabwo bwari guhumanywa, kuko Satani bari baramuciye kera.
aha turashaka kugira ngo twimbike neza turebe ubuyobe bw'uwo mudamu Ellen G. White. reka twimbike tugere kuri iyi myaka 2300 bakomeje guha intebe mu iherezo ry'imyaka 2300. Ku ipaji 66 muri iki gitabo haravuga ngo nabonye data wa twese haguruka kuri ya ntebe y'ubwami maze agendera mu igare ryaka umuriro ajya ahera cyane inyuma y'umwenda ukingiriza nuko aricara. Ahantu wumva utego yahagurutse ku ntebe y'ubwami. Intebe y'ubwami ubwo ntibayihinduye igiti ni intebe isanzwe. Ni ukuvuga ngo ni nk'uko wicaye nawe. Ese intebe y'ubwami umuntu ayihagurukaho? Imana yaba yarahagurutse ku ntebe y'ubwami hakaba hicaye ndetse. Ellen G. White ati nabonye data wa twese ayihagurukaho. Ahaguruka kuri ya ntebe y'ubwami maze ashyiraho n'ikindi kintu kirenze ngo agendera mu igare ryaka umuriro ajya ahera cyane inyuma y'umwenda ukingiriza. Kuko natwe dufata igishushanyo cy'inzu dushyiremo irido ubeyure noneho wurira igare rinyongwa tuve ku igare ry'umuriro. Aho hantu hadaterwa n'intambwe imwe y'umuntu hagendwa n'igare noneho ngo aricara. Hano harakomeza ngo maze Yesu ahaguruka ku ntebe y'ubwami kandi benshi mu bari bunamye imbere y'iyo ntebe bahagurukana nawe. Urumva ko Yesu nawe arahagurutse abarigendeye intebe y'ubwami twese aragiye na Yesu arigendeye intebe y'ubwami barayisize. Se turaza kubona ko bayisigende. Yesu amaze guhaguruka sinigeze mbona n'umurasire umwe w'umucyo uvuye kuri Yesu ngo ugere kuri ya mbaga itari ifite icyo yitayeho maze isigara mu mwijima w'icuraburindi. Ibyo byo byari ngombwa. Abahagurutse igihe Yesu nawe yahagurukaga bakomeje guhanga amaso yabo kuri we ubwo yavaga ku ntebe y'ubwami maze akabajyana hanze ku ntera ngufi. Barongeye babisubiyemo bahanze amaso kuri we ubwo yahagurukaga ku ntebe y'ubwami akabajyana hanze ku ntera ngufi. Ariko se ubwo abantu barapfukamye imbere y'intebe y'ubwami akabajyana hanze, iki gikorwa ni igikorwa cyumvikana? Ngo hanze hazaba iki? Mbwa n'abarozi ariko birivuga ngo bajyana hanze. Cyahishuwe 22:15 ndumva. Noneho barakomeza bavuga ngo abahagurutse igihe Yesu nawe yahagurukaga bakomeje guhanga amaso yabo kuri we ubwo yavaga kuri ya ntebe y'ubwami maze abajyana hanze ku ntera ngufi. Bahageze Yesu yazamuye ukuboko kwe kw'iburyo maze twumva ijwi rye ryiza rivuga riti "Pereza hano ngiye kwa data guhabwa ubwami." Aho hantu ndumva Yesu hansoba rero. Ni ibintu bitatu numvisemo binyobeye. Imana data wa twese ihagurutse ku ntebe. Ubwo intebe twabonye ari intebe isanzwe. Nabiri budusobanure niba ari intebe isanzwe n'Imana ifite intebe isanzwe. Intebe y'ubwami se bayicaraho ko ari umwanya w'icyubahiro. Kabiri tubona Yesu nawe arahagurutse. Hamwe n'iterano ry'abantu benshi. Ararisohokana rijyana hanze. Hanze ya ntebe. Agezeyo amanika ukuboko hejuru avuga ijwi rirenga ati nimutegereze aha ngaha. Noneho kandi abajyanye hanze ngo agiye kwase guhabwa ubwami. Ubundi yarishiye ku ntebe y'ubwami atarahabwa ubwami. Rwose biranditse hano, mutegereze hano ngiye kwa data guhabwa ubwami. Ntimwanduze imyambaro yanyu kandi mu kanya gato muzagaruka mvuye mu bukwe maze mbajyane iwanjye. Ubukwe buheze kandi ubukwe ari itorero nawe. Ubukwe ni itorero. None ararisize. Noneho se arisize hameze gute? Hanze. Ngo mutegereze hano. Noneho abaye n'inshingano idashoboka ngo ntimwanduze imyenda yanyu. Ariko se umesha imyenda kuri iki gihe cy'impeshyi ukayena ikanzu ukagenda ikamara iminsi 2-3, iyo myenda wazayambara utongeye kuyimesa. None se abantu abasize hanze kandi barapfukamye imbere y'intebe y'imbabazi abashyize hanze ngo ntimwanduze imyenda yanyu. Noneho kandi hajemo n'irindi jambo ngo mu kanya gato. Abadivantiste ni bakunze gusobanura ubuhanuzi bavuga yuko umunsi umwe ugereranya n'umwaka. Niba umunsi umwe ugereranya n'umwaka, akanya gato ko kari munsi y'igice cy'isaha. Kuko ari ubuhanuzi twize bivuga ngo mu ijoro haba ituza ry'igice cy'isaha. Igice cy'isaha nacyo twari twakibariye iminsi sinuko ariko twasanze igice cy'umwaka. Igice cy'isaha hari ahantu byaje bavuga ngo mu ijoro haba ituza igice cy'isaha cya 8. Gira ngo ni cya ibimenyetso bimena. Igice cya 8 ku murongo wa mbere n'wa kabiri. Musobanuro bw'ibyahishuwe berekanye ko ari iminsi 15.
kuko ukubye nyine ku munsi ugira amasaha 24 ukaza kugabanya iminsi 360 ukawugabanya ukaza kugera ku gice cy'isaha babona iminsi ivukamo iyo ariyo. None hano ngo yaravuze mu kanya gato nzagaruka mbajyane. Iyo baze ako kanya gato usanga guhera icyo gihe yagendaga hashize imyaka 178. Ubwo si iyo myaka kurenza iminsi babare ko yakabaye iminsi 178. Iminsi 178 wahita kanya gato. Kandi n'ubu ntaragaruka ntituzi n'iminsi isigaje imbere uko ibirangiye byo turabizi. Ariko ibiri imbere ntitubizi. Harakomeza akavuga ngo ngo nuko igare rigoswe n'igicu rifite inziga zimeze nk'umuriro ugurumana rikikijwe n'abamarayika riza aho Yesu yari yicaye. Yesu yuri iryo gare maze rimujyana ahera cyane. Urumva ukuntu barishyizeho ibikabya, rigoswe n'ibicu rikikijwe n'abamarayika. Ariko se ubwo bundi niba ari ukubeyura umwenda ajya ahera cyane, we yaravuye ahera ajya ahera cyane, none harinze kuza igare ry'ibicu rikikijwe n'abamarayika. Aho hantu hatambukwa n'intambwe imwe, n'umwana ushobora kumuryamisha ataramenya gukambakamba yakwihirika gutya gato y'umwenda wabeye ukakabarangiza. Turebye n'ubuturo bwera bwo mw'isiko bwabwubatse ni uguhaguruka weyura uhita winjira. Hagenzwe n'igare gute? Hari ibintu uyu mubyeyi yandikaga kubwo kugira ngo yerekane ko yagize amayerekwa ajimije. Aba yerekana nabo agasanga n'abantu basinziriye bamuhanze amaso aho guhanga amaso kubyo ari gusobanura, akabajejesha mu buryo bukomeye. Hano hepfo arakomeza ngo aho niho nabonye Yesu umutambyi mukuru ukomeye cyane ahagaze imbere ya Data. Ku nshunda zikanzuye hari inzogera n'igisingo gitukura. Abahagurukanye na Yesu bashoboraga gushyira ibyiringiro byabo kuri we aho yari ahera cyane, kandi basenga bagira bati Data duhe ku mwuka wawe. Bagisenga batyo Yesu yahumekeragaho umwuka wera, kandi muri uko guhumeka harimo umucyo, imbaraga n'urukundo rwinshi n'ibyishimo n'amahoro. Hepfo harakomeza hati nahindukije amaso ndeba rya tsinda ry'abantu bari bagipfukamye imbere ya ntebe y'ubwami. Iri tsinda nta niryo tubona. Ariryo yari yavuzeho. Niyo havuga ngo rya tsinda yari yahagurukanye naryo, yari yasohokanye naryo arisiga hanze. Aravuga ati nimusigara hangangiye kwa Data guhabwa ubwami. Mu kanya gato nzagaruka mbajyane. Nubwo avuze mu kanya gato nzagaruka, umva ko yari ateganije ko kazaba karekare, kuko iyo ari kagufi avuga ngo ndagaruka. Mu kanya gato ndaje. Mu kanya gato nzagaruka mbajyane. None hano haravuze ngo nahindukije amaso ndeba rya tsinda ry'abantu bari bagipfukamye imbere ya ntebe y'ubwami. Umuntu uzi gusoma cyane azarebe mu iherezo ry'imyaka 2300 azanyereka iri tsinda ryari risigaye rifukamye ahangaha. Ariko reka wumve n'ingorane ryagize ngo ntibigeze bamenya ko Yesu yayivuyeho. Urumva yagiye bwombo. Iryo tsinda se niriye ko numva ntari kuryumva neza. Ariko wenda reka turiga ryari yasohoye hanze, ryari yasize hanze. Ariko reka turigarure noneho ryongere ripfukame imbere ya ntebe. Noneho ngo rye kumenya ko yagiye. Ubwo umukiza nk'uwo nguwo yaba ari umukiza gute se ubundi tabimenya kandi ari we wanarisohoye hanze, noneho akanariseze. Noneho uyu we yarigaruye imbere y'intebe. Avuga mbere yuko arisohora hanze se cyangwa nyuma yuko arisohoye hanze? No kuvuga ngo Yesu yarisize hanze niko twabibonye. Ariko bivuze ati nahindukije amaso ndeba rya tsinda ry'abantu bari bagipfukamye imbere ya ntebe y'ubwami. Ntabo ubundi ntabo kuko bari basohotse hanze. Ariko noneho reka duse n'abagenekereza kugira ngo tubiguyaguye turebe, turigarure imbere ya ntebe. Agiye bwombo bamwicaye iruhande ntibabibona. Ubu uje iwanjye wenda nkagufungura cyangwa se ngufungura, ariko ngasiga wicaye muri salo nkagenda singaruke, ni wowe wabukosheje cyangwa niki? Ni wowe. Bose ibyo Yesu yabikora ngo ntibigeze bamenya ko Yesu yayivuyeho iyo ntebe y'ubwami nyine. Satani yaraje agira iruhande rwa ya ntebe maze agerageza gukomeza gukora umurimo nk'uw'Imana. Ibaze kweri. Hirya havuga ngo ukinga ntagire ukingura. None Satani yanyuze he? Ahubwo ngiye ubwo biranantangaza. Satani yanyuze, umva haravuga ngo ukinga ntagire ukingura, yakingura ntagire ukinga.
none rwa rugi n'ubundi yari yahaye rya torero barumuhaye ko Yesu yakinze yasohotse ahera arahakinga kandi niho intebe y'ubwami yari isigaye n'abari barimo abasohora hanze ariko noneho babagaruyemo none abagaruyemo hano babagaruyemo nubwo tutazi inzira banyuzemo bagaruka ariko Satani yinjiye ate ko Yesu yavuga ati ukingura ntihagire ukinga hano urugi yari yarukinze yego none Satani yinjiye ate kugira ngo ajye kwicara kuri iyo ntebe y'ubwami bazakubwira ngo Satani ni umwuka bamva jyewe namamaje iki gitabo bagisome sijye bacyanditse sijye babakigurira ariko barebe amakosa no gucyama kwa Ellen G. White bashyigikiye ikibazo mfite bazakubwira ngo Satani ni umwuka niyo mpamvu yinjiyemo none se umwuka unanira Imana niba mwisi twuzura umwuka tukasenga tukirukana Satani abadayimoni bakava mu muntu wari warahetamye wari warabaye ikidebiri umuntu agakira ubwenge bukagaruka noneho yananiye Imana ku buryo Yesu yajya kugenda agasigamo ikigirane Zevu nabandi ibyo ngibyo uri kuvuga abadivantiste ntibabyemera byo kwirukana abadayimoni bagahunga n'ibiki ibyo ntibabyemera ariko wenda nibareka kubyemera kuri twebwe abantu kuri Yesu nawe umvaje narumiwe uzi ikibazo ngize aha ikibazo ngize ni ukuntu Yesu afata iteraniro ry'abantu akarisiga kandi aricyo cyamuzanye mu isi kubapfira akagenda bwomba bihishe akemera Satani kuza kwicara ku ntebe ye y'icyubahiro yari yicayeho ngo ayobye iryo teraniro umva ngo ibyo yabakoreye Satani yaraje agira iruhande rwa ya ntebe maze agerageza gukomeza gukora umurimo nk'uw'Imana Yesu abireba si wowe wahabasize se ngo niwe wahabasize ariko mva iri teraniro rifite akaga nawe wanditse iki gitabo ntukabekere Yesu ntiyakora ibyo bintu bimeze gutyo ntabyo yakora namwe abasomye ibi ngibi mugenda muvuga ngo nawe yavuze ibi afite ibyo yavuze ariko afite naho yabagobekeye kugira ngo mukomeze mu mwemere bakomeze bajye kurimbuka ariko se ubundi iyo ajya kuba ibi bitabara umwuka w'ubuhanuzi Imana yari kuvuga ngo kuvuga utinda umukire ndatunze ndatunganiwe none se ubwo bukire yarabushimye yavuze ko ubwo bukire yabugaye cyane yabugaye ngo utazi kuri umutindo wo kubarirwa ndetse wambaye ubusa ibereka ahubwo n'ubukire aho bashobora kubukura kwambara ubusa niki ni ukwiringira ibintu bitari byo ukamara imyaka ubyiringiye ukarinda usaza ubyiringiye ngo ibintu ni ukuri ngo Yesu ngo yavuye ngo ahera ngo ajya ahera cyane umwenda utabukamo kabiri warabisomye muri Bibiliya ukongera ngo kandi ngo aho ngaho yagiye nyuma y'imyaka 2300 ntayivugwa muri Bibiliya havugwa iminsi nagiye mbaha ingero z'ukuntu iminsi ivugwa muri Bibiliya 40 ari myinshi cyane kandi yose igasobanurwa nk'iminsi ariko byaza hano ngo ni imyaka ibyo byose rero ni ubutumwa bw'ikinyoma harakomeza ngo nabonye babandi bubura amaso bareba kuri ya ntebe ya cyami barasenga ubwo disi bari basenga Satani bari bakiringiye ko Yesu agihari none se Yesu yemera gusiga abantu mu ruja akaba Satani kugeza ubwo banasenga Satani abireba ariko iryo teraniro nirihe ngiye ndashaka kurimenya iryo teraniro ahubwo ryaba ari abadivantiste oyo bo bavuga yuko ahubwo ari abaprotestanti kandi abaprotestanti nibo bari Philadelphia batigeze bari Philadelphia noneho Laodikia none abadivantiste nibo bita Laodikia nibo bita Laodikia kandi bakiyemerera ubwo buyobe ariko mu by'ukuri ngewe hari ibi bintu hari igihe numva ibintu ejo bundi nakoranye n'umubishopu kiganiro kirebana n'ibya Isilamu nk'ubu tutunimo kunsomeramaho ndumva bimeze nk'iby'abasilamu neza abasilamu bagira ibintu ukayivuza ibintu ubundi umuntu muzima iyo abisomye yumva ari gusoma ibintu bizima ukumva ibintu bimeze nk'ubugoryi bidasobanutse umuntu udafite umwuka wera ahantu ahasoma ari mu iroro agenda yego ibyago niba namaze utese ibi ngibi ni ibiki reka da ngo nabonye babandi bubura amaso bareba kuri ya ntebe ya cyami maze barasenga bati data dore mwuka wawe mama babwira Satani nibwo Satani yabahumekeragaho umwuka mubi muri wo harimo umucyo n'imbaraga nyinshi nyamara ntiharimo urukundo nyakuri ibyishimo n'amahoro umugambi wa Satani wari gukomeza kubafatira mu gushukwa ndetse no mu gusubiza inyuma no kuriganya abana b'Imana ngiryerezo ry'imyaka 2300 narindi gusoma ibi bitabo byagiye byandikwa mu buryo bidahuje amapaje utazahabona kuri page ya 65 ngo yubura habone muri page ya 66 azasome ngo iherezo ry'imyaka 2300 none se tubonye iteraniro
ryahoze imbere y'Imana cyangwa imbere ya Yesu ririmo kumuramya. Tubona aho ryasohowe hanze. Tubona aho Yesu arisezeye ati ngiye kwa data kandi mu kanya gato ndagaruka kandi mvuye mu bukwe. Kandi ngo agiye guhabwa ubwami. Ukanibaza ubwo bukwe avuyemo niba ari ubwande, kandi tuzi ko ubukwe ari Yesu n'itorero rye. None ararisize, arisiga inyuma hanze y'intebe, ajya kwa se mu bukwe ati ndagaruka mu kanya gato. Ryateraniro rindi ryiza niri rirahagana aho bararyanditse. Rimwe yasize hanze ntacyo barivuza muri iyi nyandiko, ahubwo bavuze ngo iryo yasize imbere y'intebe, kandi iryo yasize imbere y'intebe y'ubwami ntaryo tubona, kuko hariya hirya twasomye ku ipaje 56 by'urugi rukinguye n'urukinze, hatwerekaga neza yuko Yesu yavuye, ariko nayo yari amagambo y'ibinyoma nyene, kuko n'urugi bahaye Yesu kandi rwaro rw'itorero Philadelphia. Herekanaga neza yuko Yesu yasohotse ahera agasiga hakinze, kandi ngo yarahagurutse ku ntebe y'ubwami. Bigaragare ko aho hera yakoreraga umurimo w'ubuhuza, ariho yasohotse agasiga hakinze. Ukuntu rero Satani yamuciye iruhande agagenda akicara iruhande rw'iyo ntebe, ngo ntiyayicayeho cyakora ukantu bakavuzeho, ariko yicaye iruhande rwayo, ariko ku buryo nyine abo yahasize, Yesu yahasize, batigeze bamenya ko yagiye. Ariko mukuri uciye urubanza ukurikije amagambo wasanga abantu baraharenganiye. Bararenganye Yesu niwe wabarenganyije. None se niba bataye akigendera, uretse ko nta nabo haruguru havugaga ngo Yesu amaze kugaruka, harahavugaga, reka mashake neza, herekana ko Yesu yahagurutse iryo tora akarisiga hanze. Yesu amaze guhaguruka, sinigeze mbona umurasire n'umwe w'umucyo uvuye kuri Yesu ngo ugere kuri ya mbaga itari ifite icyo yitayeho, maze isigara mu mwijima icuraburindi. Abahagurutse igihe Yesu nawe yahagurukaga bakomeje guhanga amaso yabo kuri we ubwo yavaga kuri ya ntebe y'ubwami, maze akabajyana hanze ku ntera ngufi. Umva se hari abo yasize? Yarahagurutse abajyana hanze ku ntera ngufi, nabwira ati mutegereze hano ngiye kwa data guhabwa ubwami. Aba rero baje kugaruka kwicara kuri ya ntebe, nyine ni bya bindi umuntu avuga adafite kivuguruza, ibyo avuze byose bikakirwa nk'uko biri. Ariko none iki gitabo ndacyamamaje, bazagisome barebe ko nepo ndi umuntu wo kubeshya. Icyo ni kimwe mu bitabo bya Ellen G. White wabonyemo ubuvangirwe yagize. Yego. Hari ibindi bitabo uzi waba warasomye naho ari muvangirwe? N'ibi ngibi nabihishuriye igihe Imana yabishakiye, n'ibindi bizaboneka. Ariko mu buryo bugaragara nuko Imana ubwayo yabihinduye ubusa, kuko mu itorero ryandikira Laodikiya riravuga kuko uvuga uti ndi umukire ndatunze ndatunganiwe ntacyo nkennye. Icyo rivuga ritunze ritunganiwe si amafaranga, si biki, ni ukwitondera amategeko y'Imana no kugira kwizera nko kwa Yesu, guhamya kwa Yesu. Kandi guhamya kwa Yesu ni umwuka w'ubuhanuzi, kandi umwuka w'ubuhanuzi ni ibitabo bya Ellen G. White. Urumva rero Imana irongera ngo utazi kuri umutindi wo kubabarirwa. Si urumva ubukungu bwatuma umuntu ari umutindi wo kubabarirwa akambara ubusa, si ubukungu Imana yemera mu by'ukuri. Yewe numva inama nagira abadivantiste ariko bakwivanaho izina rya Laodikiya basi, kuko n'ubundi bita ko aribo basigaye, aribo bazima, kuki bitiriza itorero ridakonje ry'akazu yaza. Ntabwo byakunda, bikunze ubuhanuzi bwa Yesu ntabwo bwasohora. Byanze bikunze ubuhanuzi niba bwarabaye bugomba kugira abo busohorera, ahubwo ubuhanuzi buri gusohora ubu ngubu bw'abantu bashobora kwakira ubutumwa bakagenzura, bakamenya ikinyoma cyabwo, bakakira Yesu mu mitima, bakakira imbaraga ze, bakakira umwuka wera. Niba abandi Yesu avuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu nimva ijwi ryanjye agakingura urugi nzigire dusangire, uwo ni umuntu, si ubuyobozi. Ubuyobozi ni marayika, ni wundi wari wandikiwe. Yajya kuba ari ubuyobozi, hari kuvuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, ni wumva ijwi ryanjye ugakingura urugi nzigire iwawe dusangire, nk'ubwira uwo yabwiraga n'ubundi. Ariko iyo bivuze ngo umuntu niyumva ijwi ryanjye, bisobanura ngo umuntu ninde mbese? Umuntu hari igihe inama y'itorero igiterana bakajya impaka ku bintu bashaka kwemeza, hakaza kubonekamo
imigabane ibiri. Bamwe bakavuga bati noneho reka tumanike amaboko tureba abemera ibi n'abemera ibi. Abemera iyo babaye benshi, kandi kenshi niko bikunda kumera kuko baba bagize umubare utari igiharwe, niba ari abantu 8 cyangwa 10 cyangwa 12, pasiteri aba ari uwa gatatu, nako ari uri buhandire wa mu bubare igiharwe. Tuvuge niba ari 10, pasiteri ni wa 11, niba ari 14, pasiteri ni wa 15. Urumva rero bigenze gutyo, umubare munini urimo uruhande pasiteri we gukana iyo ntego mwari mwihaye. Niyo ntego y'inama, bavuga bati inama yemeje ibi, ariko hari abantu ku giti cyabo babihakanye. Ibyo ntitwabyitane, twakwirwa tuvuga n'ibi ngibi gusa. Abo bantu nibemera tuzagendana, nibatemera kandi ibyo birabareba, ariko inama z'itorero zemeje ibi. Uwo muntu rero niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, uwo ni Yesu bivuga, nzinjiriwe dusangire. Uwo ni uvugwa, niwe wemerwa. Nawe mwene data wumva ubutumwa ugasoma ukabona ko harimo kuvangirwa, ukabona ko bavuze ubutumwa butari bwo, ugasubira ku isoko ugasanga Yesu akakwambika umwambaro w'imbabazi wo gukiranuka, niwumva ubutumwa ntuzirirwe ubaza ngo ntegereje kuzagorora itorero. Ibyo ntibizashoboka. None muzevu n'abandi, ikibazo ngize aha ngaha, nk'ubu butumwa ubu urimo urabutambutsa kandi uvuga ko ukiri umudivantiste, ubu ngubu urakinjira mu rusengero rwabo ukicaramo? Ntabwo nkiri umudivantiste, n'abandikiye narabasezeye. Urabasezeye? Barababwira iti naje gusanga ubuye mufite ari bwinshi. Reba urwandiko nabandikiye, ishyira imbere hano tunarureba, ariko shyira imbere hano rwose tururebe neza abantu barubone. Urwo ni urwandiko wanditse usezera. Gane gato ndugaragaze. Ubu warabasezeye tu. Yes. Samura hejuru. Yego. Impamvu nabasezeye uyisome nawe uzi gusoma, bumve abantu bumve impamvu nasezeye. Ntabwo nasezeye ntabanje gutanga imiburo. Vunabandi Nepomuseni wari umwizera w'itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi, intara ya Kabarondo ku wa 17/6/2022. Impamvu gusezera ku itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi. Bwana muyobozi w'itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi rya Kabarondo, maze kubona ubusobanuro bw'umwuka wera bunsobanurira iby'ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi byanditswe n'itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi, naguze nkabisoma ngasanga ubusobanuro buvuguruzanya ubwabyo ndetse ntibihuze nuko Bibiliya itwigisha. Icyo gitabo narakibashyikirije ngo mumfashe gusuzuma niba ibyo nanditse mwambonera ubundi busobanuro bwakivuguruza. Mbasaba ko mwanyereka ibyo mubonamo mukwiriye kunenga, nkanarushaho kubisobanukirwa. None imyaka 2 irashize nta gisubizo mumpaye cy'ibyo nanditse, nerekana ivuguruzanya ry'ibyo bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi ndetse naho bidahuza na Bibiliya. Kubw'iyo mpamvu yo kutansubiza no kumva ko ntanyuzwe no gukomeza kwigishwa no kwigisha ibidahuye nuko nizera, bisema kubandikira mbasaba ngo munkure mu gitabo mwanyanditsemo nk'umwizera mufite mu itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi, kuko imyizerere yanjye itagihuje n'ibyo nigiye muri iryo torero. Mbaye mbasezeyeho mu buryo bwo kubana namwe mu itorero, ariko bitambujije gukomeza kubana namwe nk'uko mbana n'abandi bose tudahuje idini ndetse n'abantu bose muri rusange. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Yari Vunabandi Nepomuseni, sinyatire. Niko burya warabasezeye bigeze aha ngaha? Narabasezeye, nta mpamvu zo gukomeza. None se naranditse ndategereza ko nasubizwa, reka da. Ntawigeza ngo tubiganireho mu buryo nashaka ko tuganira. Rimwe na rimwe iyo nigishaga iby'umwuka nk'amateraniro ya mu gitondo, wasangaga umupasitori ampagurukana nk'ushaka kuyobya abantu. Ntayobya abantu mbavana kuri Kristo nkabajyana he? Nyamara umuntu wese ushaka kumva ukuri nashaka agendere kuri Bibiliya. No ku mwuka w'ubuhanuzi utari ibi bitabo, ahubwo ku mwuka wera Imana yohereza, kandi abusabe Imana izawumuha.
kandi asome bibiliya yumve ko naho hari ishurirwa yagiramo rwose. kuko ikibazo nabonye ku badivantiste umunsi wa karindwi ni uko bibiliya bayumvishwa n'ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi bwa Ellen G. White. Ntabwo yumva ko bashobora gusoma bibiliya ngo agire ishurirwa ry'umwuka mu ishuriramo. Nicyo kibazo. Ibi bitabo byabaye rwose nk'ikiyobyabwenge, niko navuga. Umuntu arasoma aho adashoboye gusobanukirwa, niba ari mu isezerano rya kera ngo reka tujye mu gitabo ngo cy'abakurambere n'abahanuzi, cyangwa reka tujye mu gitabo cy'abahanuzi n'abami. Niba ari mu isezerano rishya ngo reka tujye ngo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ngo reka tujye ngo mu wifuzwa ibihe byose. Nyamara kandi Bibiliya ubwayo harimo amagambo avuga yuko ntawe uzongera ku buhanuzi bw'iki gitabo. Singiye kuvuga ngo wakongeraho ngo ibi n'ibi, ariko ababisomye basomye Bibiliya barabizi. Bibiliya ni umucyo wihagije ugasobanurwa n'umwuka wera kugira ngo umuntu abashe gusobanukirwa. Uhawe umwuka wera arasobanukirwa rwose atagombye kujya muri Bibiliya by'umwuka w'abantu. Aho rero niho abantu bajya bakayoba, niho bayoberejwe, aho bakomeje kureba ngo basobanukirwe neza no gushaka Yesu. Ubwo baravuga ngo Yesu yavuye ku ntebe y'imbabazi ngo agiye mu bucamanza, baranabiririmba ngo zatangiriwe mu basinzire zizaza no mu bariho. Ibyo bintu koko imanza avuga Yesu yagiye guca mu mwaka w'1844, bakongera bakavuga ngo nyuma y'imyaka ngo 1000 ngo azaza azura abantu ngo abajyane mu ijuru myaka 1000 ngo bagiye kumufasha guca imanza. Ubwo nizamunaniye icyo gihe narangiza abone kuza kuzura abandi basigaye, abandi bose bazahita bapfa, iyo myaka bazayimara nta buzima. Zigashira neza mu Rwanda, za Gacaca zarashize. Iyo Mana bwo yabifite ubwenge bumwe. Ubu muri iyi minsi ari mu guca imanza, hari n'igihe nanone kandi abo bazajya mu ijuru bajya kumufasha guca imanza, kandi bacira imanza bapfuye bose batanariho. Noneho kandi akavuga Yesu urubanza rwaramunaniye ahubwo ngo nibamara kuzuka, hari mu ntambara ikomeye ntoya haravuga ngo mu gisa n'ipica ya sinema, ngo abantu bazahagarara ngo umuntu wese arebe ibyo yakoraga akiri mu isi yicira urubanza. Ubwo izo haje urundi rubanza. Umuntu Yesu acira urubanza 1944 aca imanza ziramunaniye, ahamagaye itorero umuzuko wa mbere arabajyanye mu myaka 1000 bagiye kumufasha guca imanza, nabo barabenaniwe. Harukurikiyeho noneho ko buri wese namara kuzuka azicira iki urubanza. Ubwo se kare kose abantu barayoba bakatuyobya tukabyemera tukabyikiriza. Ariko nshima Imana ko yitanze umwuka wera, umuntu agahumuka asobanukirwa neza n'ibyo bagendaga bamuyobya n'ibyo atitayeho, kuko hari igihe umuntu aba mu butumwa bwiza ari nko mwiroro. Hari igihe uba mwiroro umuntu akakubwira inkuru ukayumvisha amatwi ariko udafata ku mutima, yigenda ukaza ko harya urimo uvuga ibiki. Bikameze nk'uko wenda umuntu yakubwira nawe uri kwandika message muri telefone, aravuga amatwi akumva ariko ntibyiyandika kuri memoire yawe. None mu gusoza ikiganiro utweretse bumwe mu buyobe bw'uyu mugore Ellen G. White mu bitabo yanditse, kandi abadivantiste bagenderaho bemera nk'ukuri ku buryo nabo badashobora kwikora ubushakashatsi. Nk'iyi message utanze n'izindi message wagiye utanga, ni iyihe nama wagira abadivantiste? Inama nagira abadivantiste nuko bizera Bibiliya, bakizera Yesu Kristo waducunguye, bakizera imbaraga y'umwuka wera ihindura umutima, ariko bakareka kwizera Madamu White n'inyandiko ze. Ariko abantu basa n'abasuzugura Abakatolika ngo bizera nyina wa Yesu kandi we yanabyaye Yesu, bo bakizera ahubwo uwo Madamu White. Ariko ikintu kintangaza n'ukuntu William Mirera ahubwo ubutumwa yabutangije yabushidikanyaho akisubiriraho yavuye mu itorero yari yarahagurukiyemo. Nawe se yasubiyeyo? Yasubiye mu Methodist. Madamu White? Oya, William Mirera. Ahubwo Madamu White abusamira hejuru ati mukomerezaho, abwubakaho n'abandi babwubakaho. Kandi waritangije yigendeye. Niyo sabato bayimuzanyeho arabyanga. Nukuvanga abantu rero bave mu buyobe. Rwose cy'ingenzi mbona nuko abantu bava mu buyobe. Yesu niyo nzira n'ukuri n'ubugingo, yaravuze ati ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Hari abantu bamwe bambona bakibwira cyangwa se banyumva bakibwira ko naguye ngo kuko navuye mu Adventiste. Niko bavuga ariko ndi uwa Kristo, ntabwo ndi uw'idini runaka.
none mu gusoza nk'umuntu nkawe umaze igihe kingana gitya mu itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi ukaba waravumbuye ubuyobe bafite bushingiye ku bitabo byanditswe na Ellen G. White, ni iyihe nama wagira abantu bose bari mu madini atandukanye? Inama nagira abantu bose bari mu madini atandukanye niyo gusoma Bibiliya no gusaba Umwuka Wera. Kuko iyo umuntu asomye Bibiliya akizera Yesu Kristo ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, agasaba Umwuka Wera, Imana ikamusukira Umwuka Wera, arasobanukirwa rwose, akagenda mu ntambwe zose za Gikristo ayobowe n'Umwuka Wera, kuko n'ubundi niwe mufasha Yesu yasize avuze ko azamutwohereza kandi yaramwohereje. Okay, none mwadusengera kuko ndibwira ko namba mwamaze kuzitanga. Reka dusenga Imana. Data wera mu ijuru, turagushimye kubw'ineza n'urukundo warutugirira, izina ryawe rihimbazwe. Wabanye natwe kandi ntiwaduhishe ukuri kw'inzira yawe bwoherezaga Yesu Kristo umwana wawe, ukemera ko aba igitambo gitambirwa ibyaha, kandi umaze kumuzuruka mushyira iburyo bwawe, kohereza Umwuka Wera kugira ngo tumenyeshe ko yageze iwawe. Umwuka Wera araza akangura intumwa n'abandi bose bumvise ubwo butumwa, kandi dufite isezerano ry'uko Umwuka Wera azagera hose kubizera. Turasabye rero kugira ngo duhe kwizera, duhe umubatizo w'Umwuka Wera wa buri munsi, kugira ngo tubashe kumenya no gusobanukirwa ukuri kw'ijambo ryawe. Komeza gufasha rivuga butumwa ryo kubyogajuru, komeza gufasha abantu basoma Bibiliya, ukomeze gufasha abantu bizeye batazi no gusoma. Ni ukuri twese Data twohereza Umwuka Wera kugira ngo turusheho kugenda tujijuka uko bukeye n'uko bwije, kuko ibyo mu ijuru ntawabirondora ngo birangire, bizahora bivuka byiza iteka ryose. Bana natwe rero kandi ukomeze kutuba hafi no kutugira neza, bisaba ibintu mu izina rya Yesu, amen. Muzevu n'abandi turagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha. Amen. Reka dushimire namwe mwese mwari mufashe umwanya mukurikira iki kiganiro, kandi mudufashe gukomeza gusharingira bene data bose hirya no hino abo muzi bakijijwe ndetse n'abadakijijwe, nabo bakenewe cyane. Dukomeze kwagura ubwami bw'Imana, kandi turabizeza ko tutazabatenguha, tuzakomeza gufashanya mu rugendo rujya mu ijuru, tukarushaho kumenya byinshi. Mukomeze kugira ibihe byiza, ikiganiro nakagaruka. Shalom shalom. Amen. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu.